ubuhanga bwiza cyane, ubuhanga bw'Abanyarwanda mu kubyaza no kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo ndetse no kubaga mu buryo bwa kinyarwanda cyangwa se mu muco gakondo. Kuri uyu mwanya nibwo ngira ngo mbafungurire iki kiganiro kandi nawe ntuze guca kuri iki kiganiro utagifunguye maze ngo wiyumvire aya mateka ndetse n'aho bimwe na bimwe bigenda bikomoka. Indwara zimwe na zimwe uko zaje n'uko zagiye zibona amazina ya kizungu. Ubuhanga bw'Abanyarwanda rero bo hambere mu buvuzi bari bazi kubyaza no kubaga. Amateka hagaragaza ko kimwe n'abandi hose ku isi ubuvuzi bwatangiye mu mibereho yose isanzwe bwatangiye kera, kimwe no guhiga, kurya n'ibindi. Ibintu bituma nta wemera neza umwaka nyirizina ubuvuzi gakondo bwatangiriye gukorwa mu Rwanda. Umushakashatsi cyangwa se umuvuzi ari wo ngiye kubasobanurira, Emmanuel, yatubwiye yuko no mu Rwanda rwo hambere habagaho indwara zihariye kandi izo ndwara arizo zigiye gukurikira tugenda tuzibasobanurira uyu munsi, nubwo rimwe na rimwe babaga bafite ubushobozi bwo kuzihatura. Yes. Muri izi ndwara harimo nk'iy'umwijima, uyu munsi itera umuntu kubyimba inda, ariko mu Rwanda rwo hambere bakaba bari bayizi nk'urushwima. Indi ndwara yabagaho mu Rwanda rwo hambere ni kanseri y'ibere, Abanyarwanda bitaga ifumbi y'ibere. Mu bushakashatsi ngo byariye bigaragara ko ibimenyetso by'abaganga izi ndwara ari nabyo bigaragaza iz'uyu munsi zavumbuwe ndetse zigahabwa amazina ya kizungu. Yes. Uyu muganga nabashije kuganira nawe kandi yavuze ko mu Rwanda zakundaga kwibasira Abanyarwanda, habagamo izijyanye n'imikorere y'umubiri w'umuntu zizwi nka metabolic disease, ziri iz'umwijima, impyiko n'umutima. Izindi ndwara zabagaho ngo ni inzoka, iz'uruhu, imvune ndetse n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina nka mburugu, uburagaza n'imitezi. Yes. Uyu muganga kandi yavuze ko nubwo mu Rwanda rwo hambere ubuvuzi bwari butaratera imbere, Abanyarwanda bagiraga uburyo gakondo bwo kuvura indwara zose. Alright, reka tugende tubikurikirana tubasobanurira neza, mukora subscribe, share na comment, tukomeze tugezaho abantu bose bakurikira ikiganiro ubuzima bunejeje. Ni Shata Mukazi. Ubumenyi bwo kuvura babukuraga he? Ubumenyi bwo kuvura rero hatubwira ko bitoroshye kumenya uko Abanyarwanda cyangwa se umunyarwanda wa mbere yagize ubumenyi mu bijyanye no kuvura, ariko yemeza ko bashobora kuba barabikomoye mu buryo bwo kwitegereza, observation cyangwa se observation. Ubu buryo bwo kwitegereza bwagiye bufasha imiryango itandukanye ku isi mu gutera imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, nk'aho bashoboraga kureba icyatsi runaka inyamaswa irishije igihe ifite ikibazo wenda cy'impiswi, nabo bakaba babyifashisha kugira ngo barebe niba hari icyo bitanga. Rero ubwo urumva ni ubumenyi bwihariye. Uyu muganga twaganiriye nanone yavuze ko kugera kuri ubu bumenyi
mu buvuzi abanyarwanda babikeshaga ubushakashatsi bakoraga no kuva na mbere, ubundi bakagenda babuhererekanya mu buryo bw'imiryango. Ati mu by'ukuri ubumenyi bw'abanyarwanda ba kera habagamo gukora ubushakashatsi nk'uko uyu munsi tubukora, kugira ngo uzamenye neza aho bakomora ubumenyi bw'abaganga. Byabaga rero bigoye, uko wagenda ukurikira mu bisekuru wasangaga haragiye habaho guhererekanya ubumenyi. Umubyeyi akaburaga umwana we, umwana we akazaburaga umwuzukuru, umwuzukuru akazaburaga umwuzukuruza, gutyo gutyo kugeza n'uyu munsi. Munyaneza ari we muganga twabashije kuganira yongeyeho ko ahantu bagendaga barushaho kugera ku bumenyi buhambaye mu buvuzi biturutse mu bunararibonye. Right? Yes. Ati abantu bagendaga barushaho kugira ubumenyi bwagutse mu buvuzi binyuze mu kugira ubunararibonye, kuko bagendaga bagira ku bibazo bahura nabyo. Mu miti yakoreshwaga cyane mu Rwanda rwo hambere habaga higanjemo ikomoka mu bimera ndetse n'ibumba. Alright. Mu bimera byakoreshwaga cyane harimo umuravumba wavuraga indwara zo mu muhogo nk'inkorora, ibicurane cyangwa se inzoka zo mu nda. Inyabarasanya n'umushishiro byavuraga indwara z'uruhu. Inyabarasanya yakoreshwaga kandi mu komora ibikomere. Uretse kugira ubumenyi mu kumenya imiti bashoboraga kwifashisha mu kuvura indwara. Uyu muganga yavuze ko abanyarwanda bari bafite n'ubumenyi mu bijyanye n'ingano y'umuti bashoboraga guha umuntu, ndetse no kugira bimwe mu biribwa bamuhaga ndetse n'ibyo bamubuzaga gufata igihe ari ku miti iyo ariyo yose bamutegetse. Ati ku bijyanye n'ingano y'umuti nabyo byabaga bitandukanye, kuko ingano y'umuti habaga umwana iyo bahaga umwana siyo ngano y'umuntu mukuru. Alright. Cyangwa se umuntu wabaga yararengeje indwara cyane n'ufite ingufu ntabwo bafataga umuti cyangwa se imiti ingana, babaga bazi uburyo bagera nanone bagashingira cyangwa se babaga bashingiye ku bukare bw'umuti. Niba baravangaga imiti cyangwa se ibiti 5, babaga bazi ingano ya buri giti muri urwo ruvange. Ikindi bagendaga baha umuntu umuti ni ukumenya niba uwo muntu nta yindi ndwara afite. Bari bazi kubyaza no kubaga. Uyu muganga yavuze ko abanyarwanda ba kera bari bafite ubumenyi mu bijyanye no kubaga, nubwo bitari biteye imbere nk'uko bimeze uyu munsi, ngo bashoboraga kubaga umuntu wakomeretse cyangwa se wakomerekeye ku rugamba, bakamukuramo umwambi wamuvunikiyemo. Ati ku bijyanye no kubaga ntabwo byari biteye imbere nk'uyu munsi, ariko nk'iyo umuntu yajyaga ku rugamba bakamutera nk'icumu rikamuvunikiramo, baramubagaga
bakarimukuramo, ariko bakaba bafite n'imiti bakoresha kugira ngo igikomere kitajyamo udukoko. Iki gikorwa cyo kubaga ngo kandi cyakorwaga ku mubyeyi wapfuye atwite. Ati nk'umubyeyi utwite iyo yitabaga Imana cyaraziraga kumushyingurana n'umwana mu nda. Icyo gihe nabwo hari abantu babaga bazi kubaga ku buryo bamukuramo umwana. Ubundi buryo bw'ubuvuzi Abanyarwanda ngo bari bafitemo ubumenyi ni ibijyanye no kubyaza umugore ndetse no kumukurikirana kuva asamye kugeza abyaye. Ati ababyaza ba gakondo babagaho kandi bafite ubumenyi buhambaye, kuko ku buryo hari umubyeyi wasangaga uzwi ko afasha ababyeyi kubyara. Igihe umubyeyi afashwe n'inda bakihutira kujya kumureba akaza agafasha uwo mubyeyi kubyara. Niyo byaragoranaga nabwo habaga hari imiti babaha bakabasha ku buryo ku rugero hari imiti yatumaga umubyeyi agira ibise, kandi umubyeyi agisama hari imiti bagendaga bamuha. Abavuzi ntibakoreshaga ibihembo. Abavuzi ntibakoreraga ibihembo. Reka dukurikirane. Bitandukanye n'uyu munsi, hano buri wese yishyurirwa akazi akora. Ku bavuzi ba kera ho ngo siko byari bimeze, ngo kuko kuvura byari ubuntu. Uyu muganga yavuze ko icyashobokaga ari uko uwavuriwe n'uwavuwe yashoboraga kwitura umuvuzi, ariko ntibyitwe igihembo. Ati ku bijyanye n'ibihembo byo, usesenguye neza kandi ukabaza abantu bakuru, usanga ubuvuzi gakondo bwarakorwaga ku buntu. Gusa nyine hakaba icyo kintu cyo gutanga umufuragiro, hakaba hariho n'aho babikuririzaga cyane, bakavuga ngo iyo udatanze umufuragiro ntukira. Ubuvuzi gakondo ubundi bwabaga ari ugufasha umuntu gukiza ubuzima, ni naho havuye ririya jambo ryitwa ngo ubuntu. Ubuvuzi gakondo nyakuri bwakoreraga ubuntu. Yes. Gusa ngo bitewe n'ubuhanga umuntu yabaga afite mu kuvura, byashoboraga kumutunga no kumukiza biturutse ku mubare munini w'abamwivuzagaho, ari nako bamwitura. Dukomeje rero tubasobanurira, ni byiza cyane kumenya umuco nyarwanda, kumenya umuco gakondo. Ni byiza cyane kandi kumenya imiti igiye itandukanye, kugira ngo rimwe na rimwe utazagira ikibazo, cyangwa se ukaba utazi umuti wakoresha mu gihe uri kure y'umuganga, maze ubuzima bukaba bwagucika. Kandi hari uburyo bugiye butandukanye nkomeza mbaganiriza, kuko mbifuriza ibyiza. Wonderful, you are welcome. Ni Shata Mukazi. Subscribe, comment.